wowe tuzi ubu ngiye gukorera akazi mbona ifaranga nkubita kuri konti uzirinde gutinda dore ureba ahantu tuzi uko hameze ndaje nkwereka icyo majike ngiye gushakira inzu irenze ubundi utumye tuba muri ubu buzima bumeze gutya by'amatiko by'ihore dushaka ngaho ubuzima genda gaho ibindi bindekire wowe nyuma y'amezi abiri nubona nta kubakiye urutambi kwa mukuzi urahazi ngaho kera genda kana nakugeza aho ngaho terebe dore uramenye ntuzatinde humura mfite uruyenzi hariya najya asa n'ubwato nkaza akira ngaho genda urabeho rero uzahaha uronke kandi oya ndaje nkwerekaho majike icyo ndaje ndabigutunganyiriza nzaba ndororeye wowe nyizere gusa ngaho umuhanda mwiza Sheri ndagiye rero ni ukwiyitaho ukamenya abana ukamenya iki asubuka ko uragiye koko akazi nakora akazi sha wareka kugenda basi ukazarindira Sheri ihangana akazi ni akazi mu kazi yawe dutumyeho ni ukwihana nese udaguma hano njyenyine ntugire ikibazo singiye gukora amafaranga se amafaranga yego ariko nawe ntabwo ahagije uzashaka umukozi nzamuhemba muyo ngiye gukora ni amafaranga rega abantu wari basi igihe uzagendesha akazi ni akazi iyo baduhamaga na nijoro nagenda none se wareka tukajyana ariko se Sheri mbona uramwimukana twagiye ku Ruyenzi tuvayo tujye Rwamagana tuvayo ikaronge twavuye guse uri telefone se maje ku mutwaro we ntabwo uri umutwaro ariko akazi ni akazi akazi ni akazi kandi kwigwa mbungana n'umugore se n'iki none basi amafaranga arahari uzabanguke mbonza ngerageza natano muri weekend nzaya nta kibazo igo ku cyumweru yeye wow ntumva ugomba kwitabira yego basi zitoshere sibyo nawe uziteho ntuzibagirwe yego nzajya niyitaho nzajya ngutegereza buri weekend nizera ko uzajya nzana n'akantu keza sibyo okay ntuzivune uzashaka umukozi ajya gufasha buri kimwe yego zamuhemba nicyo ngiye gukora yego shiri umukozi uzamushake nushaka uzashake babiri yego urakoze shiri zagiza kuba sawa gato pito siro no mugabo shabo ngiye gushaka urunyazi nta gasego shabo none se ibirago amabase izi ni materasi karaba kwisegura iki ni kiraguye gitanshika umusego none se umugore se byongeye byanze none uri rwanze kararengana w'abandi nikakiruhije umugabo kamurenze ibindi unerekeje ku Ruyenzi ni gushaka amafaranga wowe nabwiza asanga umugabo nkanjye waga mu nzi sobanutse ndi kwa mu bihomo ubwo se none uzagaruka se ugiye kubayo gasabyo ni vuba gato Peter waba muri konti agorodo ngewe narubi ingofero zirareba hejuru ave sha ngibyo wasize ibirera hari gusa ni kuri majire kajye gushaka amanyazi tuzamuka niba nabuze telefone ngo ni ku Ruyenzi sha tuzahuza garutse kajye higa ibikoto sha Ruyenzi ni njome ngagaruka byose duhorana bituruka ku biteka byose duhorana bituruka ku biteka ibi byose duhorana bituruka ibi byose dukora tubikura aramutse mawuja yego umeze neza ariko
ndakakubona se ko mpisha amaso. Ntubibona se? Ndi kubibona gute se kandi Meze amaso? neza nta kibazo. Amaso wayamungishije ariko byo ndabona ukete. Meze neza nta kibazo. Ntaribi. Wampereza amazi yo kunywa se? Amazi yo kunywa? Amazi arimo pe. Ngo atetse cyangwa adatetse? Atetse. Kangoye ko yona indi kunywa nta kibazo. Wampaye yanjye se nsangira. Wari se tugasangira. Ngutumye amazi yo kunywa kandi yanjye. Sangira nawe kangahe se? None se mabujya tuvuge ko nkwe ku maso yanywa ari ikintu waba. Yanywa aratetse nta kibazo. Nabize amagambo yawe yantera icyakare. None se mabujya. Wamba barase tukicara tukaba tuganiraho gatoya niba ufite umwanya. Urumva tugiye kuganira iki noneho? Reka nze nkubwire. Urabizi mba mfite inkuru. Wahishije se? Ibiryo byahiye ntugire ikibazo. Mva rero mubwire mabujya. Ugira amagambo dore urarutwa na radio hari. Basi se wantega amatwi nkakubwira. Ndakumva. Dore maze iminsi hari ijambo nshaka kukubwira. Ubyumve ngo ryamvuye ku mutima kandi ryankoze ku mutima. Urabona mu gihe nari ingwa yakaboko. Sibyo? Izina ry'Imana umwamfashe neza pe. Nubwo ntamya ngo wowe na boss ariko wowe nyine ubifitemo. Kubera ko nirirwaga mu byombo nyine uryanga. Ariko nyine ubyumve ngo uri umuntu mwiza. Kugushimira ndumva nta kibazo. Yego. Kuba ndi mwiza ntago ari ngombwa kuyinyibutsa. Natekereje ndavuga nti amabuja wanjye dukundana tumenye. Sorry karancitse. Umuntu nyine tubanye neza. Nubundi amagambo menshi ni mabi. Wamfasha nkazakugendera impano umunsi umwe nahembwe. Nahembwe nzakugendera. Ahubwo ni super deep. Aya nta. Ari amafaranga uhembwa se yavamo iyo mpano. Ariko ntago naburamo agaciriritse gatoya. Yego. Hari igihe santima fata umutima mwiza ukamfata nkankumva. Nagira ikintu ngo tura nkakibura kuri ngiye mbese. Mabuja babara basi nguterure. Yes. Ndi kurota cyangwa. Hey. Sembo kuva ryari uterura mama? Ngo kuva ryari muterura? Ngo mbonye muteruye. None ibyo mbonye ni biki? Ni we wabibonye nyine. Nose ubikumbaza iki nyine ko wabibonye? Ese nta nubwo umenya agaciro urimo hano muri no rugo. Ibyo agaciro ko mu rugo ko ndagafite gahagije. Akahe? None urabona n'icyanga. Rega urahagaze uteruye mama. Mbonye nteruye mama wawe di. Niba wambonye se ubundi ushaka kubikora hiki? Reka nkubwire. Yakurega. Papa nabimenye. Ngo papa nabimenye. Masa zabibwirwa ni cyane mama amakamera. Nawe ariko juca bugufi. Reka nkubwire. Haba huzuye kamera ya mbere. Ninjye uzayimugeza. Basi mwa amazi birashira. Amazi nayemeneye sawa reka nkubwire. Genda azankora hiki se numwafande ngazandasa. Savuke. Nawe icyo nsiyo nuko nyoka zabihakana. Eza zabyemera ari ikigo. Nabyemera zasenya urugo. Isi umugabo ndamukumbuye. Kana narasa nabi. Tekereza nkubaje agasanga ameze gutya. Ariko yarambwiye ngo nzashaka umukozi. Uzakora. So najya muri ahantu meze gutya ra. Yarambwiye ngo nzifate neza atazasanga nacupiye. Yego. Nzategereza umukozi naza niwe uzabikora. Mwiriwe. Mwiriwe yemwe. Abantu bariyora. Mwiriwe. Mwiriwe yemwe. Abantu bariyora. Mwiriwe. Mwiriwe neza. Tuje gushaka akazi. Kazi. Inda kurangiye ko nshaka umukozi. Nambutse cakuyenzi. Hari umubwiye ko n'igipangu cyanyu mukeneye umukozi kandi ufite imbaraga.
none se akazi uza kugashaka n'ibirago n'amabase n'ibi bintu ntazi ngo ni ibiki? Amabusha twanga kuba umusaraba. Tuvuga ngo iki ni ikirago. Iyi ni imisego yo kujya kuryamaho. Iyi ni ibase yo kogera ngo ntazaba umusaraba mu rugo rwawe. None se Mbega ni ibindengera byose. ngo bese kandi ugiye gushaka akazi nabyo kuryamaho bafite. Nibyo nakubwiraga mawe. Nanze kugira mu umusaraba mu rugo rwawe. Ndabizi ko mubifite ariko twirinda kuba umuzigo kugira ngo nimba wenda mufite nk'abana babangamira. Niyo mpamvu. Nese wakazi wagashobora kuko mbona Nakashoboye cyane pe. Nta nicyo nashoboye. utangusha ibyo birago. Ntacyo nashoboye rwose. Ese ko mbona usa n'umusirimu ariko ukaba wikoreye ibintu bingana gutya uje gushaka akazi ntabwo akazi mpereye Mabuje ibyo gusimura. Iki ubundi kigutunze ni kiri mu ntacyo nibyo pe. Ntacyo rwose. ese munda ntaho Hari n'imyenda uri kubona hano. Ibi bintu urabona ibi nabyo ndabigurisha. Kugira ngo n'amafaranga nese kuri kuvamo ibyo kwambara. Oya hari igihe byatuma unyima akazi. Reka Ibi ngibi bizanye kugira ngo uzayivanemo amafaranga ari kohereza nakumuka. Aba nta kibazo. Icyo nzi cy'akazi ndagakora. Ahubwo yombwira toilette zirakubye. nese ubu washobora gukoropa. Gukora uretse nta muhinda rwose. Ahubwo se ugira akarima k'igikoni. Ndabwiye ngo nzashake umukozi. Nimba yarabivuze si wumva se. Wasanga ibi. Nese ubushoboye guteka. Gusa ibishyimbo, amateke, Ngaho ngo arekera kwiyama. n'impenge. Kweli. Ni imyenda yo gukora. None rero ikintu ngiye gukora ngiye kugerageza. Tugiye gukorana igihe cy'ukwezi. Nimbona ntabyo ushoboye. Mwaka umwe, Ntabyo ushoboye. 3, 4. Ndaguha igihe cy'ukwezi. Sanga ntabyo ushoboye usubirayo ufata ibirago byawe n'ibintu byose wazanye. Wewe mbwira dutangire ahubwo ntampere kuki. Bantu ujye kubika ibyo bintu mu nzu. Tujyane mu cyumba cy'abashyitsi. Nakibona iburyo hepfo. Ni hano. Ni sabune. Dose nakubwi. Njya akazi ndagakora. Wehe ibintu bimari urebe. Reba ni umukozi w'umusirimu. Sha, nasubiye mu masharugu. Icyo ncyo ni kibanza nakiguze. Tu. Haleluya abakristo bavandimwe. Amen. Haleluya, haleluya. Amen. Haleluya, haleluya. Amen. Haleluya. Haleluya. Yeah. Haleluya. Amen. Bo, uyu munsi rero abakristo bavandimwe ngo twabivuzeho kare. No munsi w'icyumweru cyo gushimira Imana kandi gutanga ituro ry'umwihariko. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Ndagira ngo buri muntu uyu munsi afata umwanya mwiza wo gutura
ituro risendereye rishimishije Uwiteka. Haleluya ariko. Amen. Haleluya mwese. Amen. Haleluya nawe. Amen. Asenti ya haleluya. Amen. Aha, byiza cyane. Tugitangira rero. Ngiye gusaba umukristo umwe umurikiwe n'amavuta ariko mumvugire ngo haleluya mbere nanze. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Amen. Ru? Yeah. Ya. Haleluya. Ngiye gusaba umukristo witwa Cynthia kuko afite amavuta ahagije biragaragara yo kutumenaho twese tukamera gute? Tukamera gute? Tugahimbarwa. Haleluya ariko. Amen. Cynthia rero haguruka udushyiriho akaririmbo keza k'ikorasi kugira ngo tubashe gutanga ituro ry'ishimwe tumeze neza. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Murakoze cyane. Hamagara Yesu azarebe. 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 Bakobwa hamagara Yesu azarebe. 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 Sai hamagara Yesu azarebe. 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 Niko diyako. Amen. Nk'ubu wavuga ngo ubukozi Bigenze bite sikana? kwifata ukazana umusazi ngo nanjye. Oye kaka, ibi ni umwuka w'Uwiteka. Uje mu rusengero. Haleluya. Haleluya. Amen. Ni gute ushobora kumbwira ngo ufashe umuntu w'umunyakavuyo ufite akajagari kariyaje nimba umuntu atangiye guhirika pasiteri. Oya. Ese ubwo nagira mu ijuru ntazahirika abamarayika. Pastor dore. Ariko rero uriya uyu ni umwuka wera. Tumarikiyeho mu rusengero. Haleluya. Haleluya. Amen. Bakristo bavandimwe karakanyuzemo ariko abakirisitu ntabariya ntago Imana ibashaka. Ejo utazajya no mu ijuru naze ko bavuga ngo tuzaba ku nyanja mwe mwica. Ko bavuga ngo Bahari tuzashaka umushoferi. ko bavuga ngo tugiye kuzatura ku nyanja y'ibirahuri. Umukirisitu nkura ntago ibirahuri yabimenagura. Ntago yabimenagura. Yabimara namwe yababuza ijuru. Yababuza ijuru da ahubwo kubw'iyo mpamvu ibice byose tugiye kubisubika tugiye kwatura bigaragara ko ari abantu basaritswe n'amadayimoni. Amadayimoni? N'ibyaha nabibabonyemo. Tugiye mu muhango wo kwatura. Umva ibyaha byanyu ndabimenye. Cynthia tubwira ibyaha byawe. Ntubeshye, numbeshye urabeshye Imana kandi kubireba. Imana mbabarire ko abamakarisha amavuta. Nta kindi cyaha ufite? Nta kindi cyaha. Ntarakagoke. Ubuse kuva igihe waziye tuvuge ko nta cyaha wakoze? Nta cyaha nakoze. Ngiye mva mu rugo nihana. Narakwibyariye ndakuzi. Ukurikiyeho. Imana mbabarire kubeshya. Besha se bitwaye icyo ni cyaha uri kwicuza. Icyo ni cyaha. Ko barabyanga ari byiza kubeshya. Bari basigaye bose na ngombwa. Buri abantu bafite ibyaha nababona. Diakoni. Atura imbere y'abakristo. Ese kandi abadiyakoni nabibonye. Natwe tugira ibyaha. Reka da ibyo ngibyo twe ntabwo bitureba. Diako utanzamurira isukari. Hari ikintu Uwiteka yambwiye udashaka kuvuga. Atura. Yego ngize abahirwe babikubwiye. Gahambwira nanjye. Urabivuga ndagasa. Bivuge nanjye numvireho nta kibazo. Niko Diako. Pastor uvuze ngura kagiru. Ntabwo twubaha. Yego komara. Yego ndakumva. Hari ikintu Imana yanyeretse uri kumwe n'umukobwa ufite imisatsi igeze hano ku bitugu. Icyo kintu ntabwo cyabayeho. Cyarabaye ntabwo cyabaye. Munyumvire namwe munyumvire. Ntabwo beshya.
uretse ko nanone burya ese ugize ngo byose si umurimo w'Uwiteka tuba turimo. Okay, burya mwari mu Uwiteka. Yego baratuzi. Nabibonye Imana nabinyeretse uri kumwe n'umukobwa ufite imisatsi igeze ku kibuno. Biriya ni ibisanzwe n'akazi. N'akazi mu kandi. Yego nta kibazo kirimo rwose pastor. Pastor rega ndakubaha ndakwebera wa musaza. Naringize ngo abakristo bari kubyumva bari kutubura. Iyo uramuka utsimbaraye Imana yabinyeretse ariko ibinyereka mu ishusho y'umukobwa sinenzi ngo mwari muri mu biki. None se nk'iyo ufashe umukirisitu nkuriye akifata akantu bikureba buriya ntabwo urebeye noneho ndabyumvisha. Ariko urabizi n'ikindi amaraso abaye icyatsi ngiye kukwereka. Majike ngiye kumukorera ikintu bita revenge. Bumva ngo yaranagiye ngiye guhemukira umugore we handi atazagira nabyibagirwa mu buzima bwe. Ngiye kumukorera ikintu bita ububere bigaragara nk'ibirayira cyangwa nk'amateke ariko ntacyo. Ubwo yamutaye abafite n'inzara havenze ze muhemukira yemera ako waza kuza kubeshya uko yantumye ibintu ntabwo muri cyo musahura have ngende bakazigo byo rero ngo nkwajya ntazira uyu simbona ari gihanga ngo mijana yari afite umupfumu umuragurira. Mama Sente ngwino nkwereke wirirwa mpurwamenyo ngo nkora ibyo ntazi. uri kumpamagara nkubagaho wowe wicare nkwereke shange nkora ibyonzi. Warebye iki ko mbona uri kureba ninde tabizi se nta ruko nakari umwami rwabuki none nese uruko nakuko uyu ari umupfumu we wamufashaga kumenya ko imvura yenda kugwa kandebe rambura abona nabantu uza bose ko rwabugiriye ari mubi we none uko nako abwo utanzi hindura nk'uyu mupfumu wa ntuzi Heza ko turi kubwa president turi kubw'abana nese abakinyi bose ntavuze ko bagafite abapfumu nabo ntabwo urajya kumva nk'umukinyi wenda yavuye wenda nko muri Tanzania aje gukina mu Rwanda dore uyu ngo yakoreshaga amahembe y'inzovu nkaya ndi nkoresha nyine agatanga yaraho wabikuye ariko neze nge nkora ibyonzi mba narabisoma dore uyu ngo yakoreshaga amahembe y'inzovu da yakoreshaga amahembe y'inzovu agatanga yaho ubikura mva ngiye kuzahatwika hasi ahubwo ko mbona buri mwami yari afite umupfumu noneho reba uyu we noneho wagendanaga n'irusamagwe noneho kugira ngo arirwa we sindakibona aribwo no ku cyo kimeze gisamagwe zarukura he ukarutungira he nze rwakurya Papa ni iki wowe kuje utabaza bite byawe najyashaka kugira papa uravuga iki urashaka kuvuga iki ko usigaye vuga usigaye ufite amagambo menshi uravuga iki ukavuga ko se wamuretse kandi ngo umubwire iki ngo wicare hano umbwire ngo kuza wicare hano aha reka nisangire papa ndabona wowe yize wicare hano nyibwire none mwigwa mushondana ubwo niko muhora umva nyine papa usigaye afite amagambo menshi umva nyine papa ku ishuri badusabye ngomba kongeraho amafaranga y'ishuri 20 yarane y'iki se kandi niko nyine batubwiye ngo tugomba kongeraho ubwo ni ukuvanga ibikoresho byongeye ngo hiyongeye 20 byarame nta yandi se babatumye nta yandi nta kibazo sawa mwihanganira nari mbarogo yerekanye igendera nta kibazo usubire mu mirimo yawe genda utunganye icyumba cyawe dore gisigaye kijagaraye imyenda asishire muri garderobe ko wiruhukije se ubaye ikikanda reka uriya mukobwa aba yamvugishije menshi ntabwo se kaba gutesha umutwe ari umwana wawe ukiruhutse ubwo ari uwundi hari uwundi we namuzirika uzi ukuntu asigaye avugisha amagambo menshi iyo ndekera umwana atete yisanze naramuretse kambye iby'amafaranga wumvishe nteye comment nashaka zambwire muhimwe kari inshingano zawe se kuba wayinjije nako ni inshingano zacu ahubwo mbikira iki gitabo ibyabambitse wabirangije urabyiga
nkomeze mbe ndabikurikirana kandi nanjye kwambara ubundi nanjye njya imfura ziteranira hagere nta kibazo imyenda irateguye nanjye kambe ndafata ubumenyi hano ujye ukora ibyo nzi cyangwa uburyo hagize n'ikiba nakudefana hari nzabikuraga nawe ujye ubikora aya ntuzabendane komereza aho rero nawe urabyiga umuhanda mwiza Abuguze ngo uriya mukobwa arabivuze kandore ndabona niho ibyo nzanye ni ukumubona nkahita ngira ngo karabaye harahiye kamana we harya buriya byo byaje bite